Umupasiteri umwe yakundaga inyama cyane, agira atya ajya mu materaniro ku cyumweru. Ageze mu nzira, asanga hari inka yakubiswe n'inkuba bari kuyibaga. Abwira aba bantu ati, mumbikireho ibiro 5, mubishyire mu ndobo, ndabifata mvuye mu materaniro. Nuko ageze mu rusengero kuko ariwe wagombaga kubwiriza, aravugishwa ati, mufungure indobo zanyu, musome mu byakubiswe n'inkuba, ibiro 5. Umugani mugufi nari nabasigiye ubushize wagiraga uti, isazi y'ubute tatatata ukuzuza. Bawuzuza bagira bati, isazi y'ubute yirya igisebe. Ubuca ushaka kuvuga ko mu gihe umuntu atashyize imbaraga mu bintu ari gukora atabona umusaruro. Uwo mugomba kuzuza uragira uti, uca mu ishyamba utazi tatatata ukuzuza. Muwuzuze muri comment, ubutaha nzawusubiza musobanure mbone kubaha uwundi wo kuzuza. Mwibuke gukora follow, like, share na comments. Bonkai. Ese bonkai ni iki? Ni igikorwa cyo gusesengura no gusobanura buri gice cya kata kugira ngo hamenyekane uburyo buri tekinike yo muri kata yakora mu kurwana cyangwa mu kwirwanaho. Hari ibice 3 bya bonkai. Cya mbere ni Kihoni bonkai, bivuze gusesengura kata mu buryo bw'ibanze. Icya kabiri Oyo bonkai, uburyo bwagutse aho ushobora guhanga imikoreshereze mishya cyangwa ubusobanuro bushya. Gatatu Haisetsu bonkai, isesengura ryimbitse ririmo gufata, kugusha no gucunga imyanya y'uwo muhanganye. Bonkai yitozwa hagati y'abakinnyi babiri, uke ari gutera igitero na tori ari usubiza cyangwa yirwanaho. Aha niho buri mukarateka yiga kubara igihe akoresha, intera, kugenzura ndetse no kumva impamvu ya buri tekinike iri muri kata. Bonkai ni umutima wa kata kandi ni ituma kata itaba siporo gusa, ahubwo ikaba uburyo bwo kwirwanaho, self defense. Igatuma karate igira ireme mu mikoreshereze yayo. Urasabwa kuyitoza, ukayisesengura neza kugira ngo tube abakarateka bafite ubumenyi n'ubushishozi. Mu by'ukuri kata itagira bonkai ni nk'indirimbo utazi amagambo yayo.